TV show ni banga after banga. Ese kuko kwisi hari ikintu cyaba gikomeye nk'imbaraga za mama. Uwera arokotse impanuka nyuma y'akagambane ka mukuru wa papa we. Ese ko papa wapfuye mama we n'umwana we bakaba baburiwe irengero, arabyitwaramo gute? Mwana nawe ngo numva urwo rukundo rw'umubyeyi. Nyuma na nyuma Uwera yisanze mu rugo rwa mukuru wa papa we. Ndi mutero kunsobora ngo ntabwo mbuza ahantu Uwera herereye na nyina. Ati noneho Uwera ngiye kubaho neza. Ese ko Uwera akomeje gukanamizwa no gutotezwa muri uru rugo, arahungira he noneho? narabikubujije. Uwera yisanze mu rukundo rutamworoheye. Yves akunda Uwera, Pasha agakunda Yves. Amaherezo araza kuba yahe? Ese Uwera namenye ko Yves ari umwana wa mubyeyi amufataga nabi igihe yari ari mu cyaro, azabigenza ate? Narangiza nkavana umwanda. Ntushonje? Ushaka kurya? Wambabariye ko. Kurikirana filimi Imbaraga za Mama kuri Miki TV show. Ntabwo wemereye gusoma uretse umuntu umwe. Njye nemereye gusoma umuntu wenyine nahaye umutima wanjye. Ntabwo nsoma rero buri muntu wese ubonetse. Amakuru cyare meze neza. Hani namera neza bigenze gute? Ariko Wowe na ubwawe utatumye mera neza namera neza gute? se ko nagusomye ni Reba no kunsuhuza ni ikibazo ntushaka no Uraho neza. Uraho neza mama. Uraho cyane. Ni karibu rwose. Barakoze cyane. Ndeba hano ko nta somo ufite. Urarebera ukuntu uri kwitwara imbere y'umugabo wawe. Mama Ni iki kinyapfurano kwicisha cyangwa ni iki? Kubera iki? Nasinye nashyingiranywe nawe. Hanyuma se ubu ngubu wahaye umutima wawe mwarashingira. Menya ko utari umugabo wawe. Anita? Umva. Gihorere. Se mama iyi ni imikino nyabaki. Reka nkubwire. Gihorere ngiye kino kibazo ndaza kukigaho neza, ndaza kukinonosora ndebe ukuntu twabigenza. Kandi icyo nkubwira nuko Anita ni umugore wawe. Ni umugore wawe. Umuntu udashaka no kumpobera. Wowe wiceka intege, sibyo? Ibintu byose bigenda biza gake gake. Ngambwira ikintu cyandema agatima byibura. Ikintu cyakurema agatima ni uko ngiye kwicarana nawe kandi nkaganira nawe. Uwo nguwo ntabwo tumusi. Uko bise byakuguyeho niko natwe byatuguyeho, sibyo? Mama reka nkubwire, sibyo? Anita ndamukunda n'umutima wanjye wose n'ubuzima bwanjye bwose. Umbwire ikintu cyari cyo cyose bisaba kuri iyi ncuro ngikore, ariko Anita wanjye kandi nditeguye n'ibitari amafaranga ntameneka n'amaraso. Inzu ba filime za Musaraba murabona amaherezo araza kuba yabayaye ko tubonye ko uno mu diaspora waje gushaka uriya mwana w'umukobwa Anita avuze ati njyewe icyo bizansaba cyose kugira ngo mbashe kubona uriya mwana w'umukobwa Anita njye nzagikora, uretse n'amafaranga njye nshobora no kuba namena amaraso. Murabona amaherezo araza kuba yabayahe. Rero nimba tubashije kuba twajyana hano kuri uno munota tukiri kumwe, jyewe hasi muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe, nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo amayomoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uno munota twari turi kumwe n'abantu babashije kuba badukurikira. Kandi niba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe uri kandeho kugira ngo dukomeze kugenda tubana ibintu bimeze neza. Tugiye kuba twarebera hamwe ibigiye kuba byaranga filime yacu Nza y'Umusaraba episode igiye kuba yaza. Ese biraza kuba bimeze bite ko tumaze kubona ko uno mu diaspora yamaramaje amaze kuba yasezerana na Nyiranambara amabanga akomeye cyane, amaze kuba yabwira Nyiranambara amagambo Nyiranambara nawe atari kubasha kuba yakakira, kandi Nyiranambara afite ubwoba bwinshi cyane yuko Nyiranambara akomeje kuba yakaka uno mu diaspora amafaranga, amwizeza ko uriya mwana w'umukobwa we Anita azamwemera. Mubona amaherezo azaba yahe?
ni byinshi cyane rero tugiye kuba twagenda turebera hamwe bikomeje kugenda biranga ino filimi yacu nza y'umusaraba episode bigiye kuba yakurikira, kandi ntago ari ibyo gusa twabashije kuba twagenda tubonamo, kubera ko twamaze kubona ko Iribagiza akomeje kuba yahangayika cyane. Yari azi ko bagiye kuba bakitondesha ibintu mama we akimara kuba yakibuka, none twamaze kubona mama Iribagiza ko ashaka kuba yajya kureba Rukema. Murabona we amaherezo araza kuba yaba yahe, kubera ko uriya mugore mama Iribagiza ntabwo akiri gushaka kuba yakiteza uriya mwana w'umuhungu Bruno yabashije kuba yabyarana na Rugema, ariko kumubona akamubonamo ikindi kintu yabashije kuba yamwanga. Ariko mwamaze kubona ko Emile we yakoze igikorwa gikomeye cyane, akaza kuba yaganira na Iribagiza ashaka kuba yamubwira uburyo uriya mugore mama we ameze, kubera ko mama we twamaze kubona ko yamaze kuba yakibuka ibintu aho kumera neza bikarushaho kuba byamera nabi, kubera ko yari akunze uriya mwana w'umuhungu Bruno, niwe muntu yitaga umwana we. Ariko mwamaze kubona ibimaze kugenda bigaragara hano muri ino filimi ko uriya mubyeyi bashije kuba yahinduka undi muntu. Mubona ibyo bizagenda gute dukurikije ibintu uri kugenda ubona muri filime nsa y'umusaraba, cyangwa uno mwana w'umukobwa Anita we amaherezo we araza kuba yaba yahe, kubera ko twamaze kubona ko adashaka kuba yakunda uno mu diaspora ufite amafaranga, ashaka kuba yagumya yikundanira na Emile wibereye mu cyaro. Emile umugabo witonda yahaye umutima we wose, kandi nubwo ari umukene ariko uno mwana w'umukobwa Anita aramukunda, nta kindi kintu akeneye kuri Emile. Ese murabona amaherezo araza kuba yaba yahe, cyangwa Anita we ni Imana ikomeje kuba yamufasha? Burya nimba wizera ko Imana ikora ibitangaza igahindura ibintu, jya hasi muri comment wandikemo amena, kubera ko Anita ari kwanga ubuzima abona ko bwaba ari ubuzima bwiza, ariko ntabwo yabubamo yishimye, kubera ko ataba agiye kubana n'uwo akunda, yaba asize uwo akunda inyuma mu cyaro. Ariko mwamaze kubona ko Anita adashaka kuba yahinduka. Burya nimba nawe wizera ko Imana ikora ibitangaza igahindura ibintu, jya hasi muri comment wandikemo amena, kandi nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe urikandeho, kugira ngo dukomeze kugenda tubana ibintu bimeze neza, yuko filimi yacu za y'umusaraba mukomeje kugenda mubona ko ikomeje kuba yaryoha, ikomeje kuzamo ibintu byinshi tutari twiteze, nk'uko twabonye ko uriya mu diaspora yaje hano mwa runo rugo ntabwo twari tumwiteze ko araza kuba yaza muri ino filime. Urumva ko rero filime yacu nza y'umusaraba igiye kuba yarushaho kuryoha dukurikije ibintu bishyashya biri kugenda bibasha kuba byayirangamo, bikomeje kugenda biza binezeza abantu benshi baba babasha kuba badukurikira umunsi ku munsi, yuko bari ibintu byiza kandi by'ibyishimo ku bantu babasha kuba bagera hano kuri ino channel. Rero nimba tubashije kuba twajyana kuri uno munota tukiri kumwe, ukaba ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe urikandeho, kugira ngo dukomeze kugenda tubana ibintu bimeze neza. Se wowe ni ikihe gitekerezo waba wifuza ko kiraza kuba cyaza hano muri no filimi yacu nza y'umusaraba episode igiye kuba yakurikira iyi ngiyi? Rero ujye hasi muri comment ubashe kuba washyiramo ibitekerezo uri kumva ufite, kubera ko ino filimi yacu igiye kuba yarushaho kuryoha dukurikije ibintu turi tugenda tubonamo hano muri ino filimi, aho tumaze kubona ko uyu musore Emile ndetse na Iribagiza bari barimo baganira ku by'uriya mwana Bruno, kubera ko twamaze kubona ko mama we yamaze kuba yamwanga, ntabwo ashaka kuba yakongera kumubona, kubera ko ngo ari kumwegera nyina agahita asunika ati sinshaka kuba nabona amaraso ya Rugema, sinshaka kuba nabona umwana wa Rugema. kandi uno mugore mama Iribagiza ari kwibagiza ko uyu mwana ari uwe nawe. Rero Emile yaraje kuba yasaba Iribagiza, yaraje kuba yamusaba ikintu gikomeye cyane cyo kuba yakihutisha umubano wabo na Cyusa, kugira ngo babashe kuba babana noneho ibintu bimeze neza, kugira ngo Iribagiza abashe kuba yabana na Cyusa, noneho bahita bazana uriya mwana wa mama we Iribagiza na Cyusa babashe kuba bamurera, kubera ko mama we ntago agishaka kuba yamubona, ni mama we ntago agishaka kuba yamureba. Uri kumva ko rero filimi yacu nza y'umusaraba igiye gukomeza kugenda izamo ibintu byinshi cyane bimaze kugenda bitungura abantu benshi barabasha kugenda badukurikira, kuba uriya mwana ari kubasha kuba yakwangwa na mama we, kandi mama we ariwe muntu yakundaga. Mama we rero bisa nkaho agifite ibintu by'ihungabana, kubera ko ari kwibuka buri kimwe cyose Rugema yamukoreye, agahita abona Rugema ni inyamaswa, agahita abona ko n'uriya mwana yaba nka Rugema. Niyo mpamvu ari kubasha kuba yamwihakana, ntabwo ari kubasha kuba yareba ejo hazaza he, nta
nubwo ari kubasha kuba yasubiza amaso inyuma kubera ko ibintu byinshi ubuzima bwinshi yabubayeho nta kintu yibuka ibyamubayeho kera ntabwo yabyibukaga ntabwo yibukaga ibyo Rugema yamukoreye ariko mwamaze kubona ko Rugema we ahantu ari noneho yamaze kuba yagera mu maboko ataraye kubera ko twamaze kubona ko Rugema yamaze kuba yafungwa kuri ino nshuro kandi ni ibintu byiza cyane kandi bikomeje kugenda binezeza abakunzi ba filime z'umusaraba kuba Rugema yari amaze kuba yatesha abantu umutwe kubera ko yari amaze kuba yahangayikisha Iribagiza ndetse na musaza we Rurangirwa ndetse n'uyu mubyeyi mama we ukomeje we kuba yafata umwanya akaba agiye kuba yajya kureba Rugema kubera ko twamaze kubona ko uriya mubyeyi ashaka kuba yabona Rugema hari ibintu byinshi ashaka kuba yamubaza yuko amufitiye amatsiko menshi cyane ese mubona amaherezo araza kuba yaba yahe Rugema ni bande bishimiye ko yagumya kuba yafungwa nabashe kuba yafungurwa kubera ko twamaze kubona ko Rugema ibintu yakoze ntago ari ibintu byiza cyane ntago ari ibintu twabasha kuba twamushimira abakunzi ba filime z'umusaraba rero nimba wifuza ko Rugema nimba uri kubona ko Rugema yaguma muri gereza nabashe kuba yasohoka akazakurikiranwa mpaka mujyeho hasi muri comment muvuga ati Rugema aheremo kubera ko Rugema ibintu yakoze ntago ari ibintu byiza ntago ari ibintu byabasha kuba byashimisha abantu babasha kuba bagenda badukurikira umunsi ku munsi rero nimba tubashije kuba twajyana hano kuri no munota tukiri kumwe ukaba ukiri kubona icyo jambo ryanditseho subscribe rikandeho kugira ngo dukomeze kugenda tubana ibintu bimeze neza kandi nimba hari n'ibitekerezo ufite ujya hasi muri comment ubashe kuba wabitangamo kugira ngo ibintu bikomeze kuba byamera neza kuri no munota noneho filime yacu Nzamusaraba igiye kuba yaryoha hagiye kuba hazamo ibindi bintu byinshi cyane tutari twiteze kugenda tubonamo kandi twamaze kuba twabona ko uriya mwana w'umuhungu ukora hariya kwa Cyusa Fiston we akomeje kujyana amakuru hariya mwarura rwo kwa Rugema kubera ko twamaze kuba twabona ko yamaze kuba yajyanira amakuru Fabera ndetse n'uriya mwana w'umukobwa Isimbi kubera ko Isimbi yabashe kuba yamenya andi makuru atarazi kuri uriya mwana w'umukobwa Iribagiza kubera ko twamaze kuba twabona ko Isimbi yatunguwe no kuba yamenya ko mama Iribagiza akiriho kandi ngo akiri muzima kandi ngo afite n'undi mwana urumva ko rero Isimbi byabashe kuba byamushimisha ku gahande gatoya byabashe kuba byamushimisha nubwo bitamushimishije cyane ariko Isimbi yabashe kuba yamwenyura kubera ko yari yumvishe amakuru meza ko mama Iribagiza gihari kubera ko twamaze kubona ko uno mwana w'umukobwa Isimbi ntago afatanyije n'iwabo ntago ashaka kuba yagendera mu nzira z'iwabo ashaka kuba yagendera mu nzira ze wenyine kubera ko nibyo bibasha kuba byamuha amahoro nibyo bibasha kuba byamunyura rero Isimbi yitandukanyije n'umuryango w'iwabo kubera ko umuryango we washakaga kuba wahemukira uriya mwana w'umukobwa Iribagiza ariko kuri ino nshuro Isimbi we yamaze kuba yahinduka yamaze kuba yabibona ukundi kubera ko Nyiranamba na Rugema ndetse na Fabiola yamaze kuba yabona ko atari abantu beza bo kuba yakizera ngo abashe kuba yabamenera amabanga ye nubwo ari ababyeyi be ntago afatanyije nabo nubwo bo bashaka ko ahinduka urumva ko ari ibintu byiza cyane se mubona amaherezo araza kuba yagana hehe kuri uno mwana w'umukobwa Isimbi we ukomeje kuba wagira umutima mwiza kandi akomeje kuba yagaragariza buri umwe wese impuhwe buri umwe wese ubashe kuba yamwegera abasha kuba yamugira inama nzima rero jya hasi muri comment utangemo ibitekerezo by'uburyo ubonamo uno mwana w'umukobwa Isimbi kubera ko Isimbi akomeje kugenda atungura abantu benshi hano muri no filime kuba adashaka kuba yakifatanya n'umuryango we Nyiranambara ndetse na Fabiola urumva ko ari ibintu byiza kandi biraza gukomeza binanezeza abantu bakurikira filime z'umusaraba babasha kuba bagenda bakuramo amasomo atandukanye kubera ko ino filime ibasha kuba yazamo ibindi bintu tuba tutiteze kugenda tubonamo ni ibintu biba bikomeje kugenda binezeza abantu benshi baba babasha kuba bagenda badukurikira umunota ku wundi ese wowe urabona aya maherezo y'iyi filime azagana hehe ukurikije ibintu cyenda ubonamo rero ni byinshi cyane dukomeje kugenda tunarebera hamwe babikomeje kugenda binanezeza abantu bagenda badukurikira we icyo nkusaba no kukanda kuri iryo jambo ryanditseho subscribe kugira ngo dukomeze kugenda tuba
tubana ibintu bimeze neza, yuko iyi filime itangiye kuba yakira ahandi hantu haryoshye cyane, itangiye kuba yazamo ibindi bintu tutari twiteze kugenda tubonamo, aho Nyiranambara ndetse na Fabiola bashaka kuba barya uno mu diaspora, ariko Fabiola we atangiye kuba yareba kure kubera ko uno mu diaspora hari amafaranga ari kugumya atanga hano mwa runo rugo ngo abashe kuba yajya kuba yafunguza uriya mukaboni Rukema. Rero Fabiola we ntabwo byigeze bimushimisha cyane kubera ko Nyiranambara amaze kuba yakaka uno mu diaspora amafaranga ugiye kuzatwara Anita, bagumya bamubeshya ati Anita azagukunda byanga byakunda, twebwe Anita agomba kuba yagukunda kandi uzabireba. Rero Nyiranambara akomeje kuba yakizeza uno musore ko azabasha kuba yamuha umukobwa. Rero n'uyu musore yamaramaje aravuga ati njyewe nta kindi kintu nkeneye kuba nakora uretse ngo ari amafaranga ndayafite, nta mafaranga yandi nkeneye kuba najya kuba nakorera ngo ntafite umukunzi, kandi umukunzi nakunze ni umukobwa wawe. Rero ngo ugomba kuba wakora ibishoboka byose nkabasha kuba nabona uriya mwana w'umukobwa Anita, nibwo ngiye nzasubira muri Amerika nkasubira mu kazi kanjye. Uri kumva ko rero uno mu diaspora yamaramaje avuga ati ndashaka uriya mwana w'umukobwa Anita, ngo njye nta yandi mafaranga nkeneye. Se mubona amaherezo y'umu diaspora araza kuba yagana hehe? Kandi Anita yaramaze kuba yababwira ko atakunda uno mu diaspora, afite undi musore mu cyaro yikundira, kandi twamaze kubona ko uwo musore uri mu cyaro yikundira ari wo bita Emile, kandi Emile yabaye hano mwa runo rugo kwa Nyiranambara, yahabaye igihe kinini, yahabaye nk'umukozi. Uri kumva ko rero Anita naza kuba yakerekana uwo mukunzi we, uri kumva ibintu bizamubaho ko atari ibintu byiza cyane kubera ko Emile yahoze ari umukozi hano kwa mama we. Emile yatandukanye na mama we bapfa ibintu byinshi cyane, yuko twamaze kubona ko Emile ndetse n'uyu muryango wo kwa Anita ni abantu batabasha kuba bakumvikana, ni abantu batabasha kuba bajya inama kubera ko bafite ibintu byinshi bapfa, kubera ko Emile yabashije kuba yarokora uno mwana w'umukobwa Iribagiza yarabaga hariya mwa ruriya rugo, bari baramufashe nk'igikoresho cyabo. Nicyo kintu Emile ndetse na Rugema na Nyiranambara babasha kuba bapfa. None nibamara kuba bamenya ko Emile ari ukundana n'umukobwa wabo Anita wanze umudiaspora ufite amafaranga uri kubamenamo inote, bizagenda bite? Rero ibitekerezo byanyu ni ingenzi hano kuri ino channel, mujye hasi muri comment mubashe kuba mwashyiramo ibitekerezo byanyu, kandi umuntu udafite ibitekerezo ashyiremo amayemuci y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uno munota tuba turi kumwe n'abantu babashe kuba badukurikira, yuko ni ibintu nyine bigiye kuba byaza hano muri ino filimi, kandi biraza gukomeza binezeza abantu babasha kuba bagenda badukurikira umunota ku wundi. Yuko Nyiranambara ndetse na Fabiola bo ntago barimo bacana uwaka kubera ko Fabiola adashaka ko Rugema yabasha kuba yafungurwa, kandi Nyiranambara akaba yamaze kuba yakaka amafaranga mu diaspora yo kuba yajya kuba yafunguza Rugema. Rero Fabiola nk'umuntu ureba kure, nk'umuntu ubasha kuba wagira inama Nyiranambara, yamubwiye ati ayo mafaranga wigenda ngo yatange kuri Rugema, ahubwo ngo zana ayo mafaranga twitorokere twigendere tuve hano mwa runo rugo, kubera ko Rugema ngo ntago ari umuntu mwiza, Rugema ntago ari umuntu ubasha kuba wakizera, yuko ngo Rugema akomeje kuba yaduhisha amabanga menshi. Rero Nyiranambara ntabwo ari kubasha kuba yakumva kino kintu ino nama Fabiola arimo amugira, kubera ko twamaze kubona ko Nyiranambara yamaze kuba yakigarurira umugabo, yamaze kuba yakemera ko Rugema ari umuntu ugomba kuba yamubera umugabo, kandi igihe cyose atabasha no kuba abasha kuba yamushyigikira mu makosa ye yose. Na Fabiola twari twaramaze kubona ko ari uko abasha kuba yashyigikira Rugema mu makosa ye yose, ariko kuri ino nshuro twamaze kubona ko Fabiola yamaze kuba yahinduka, atagishaka kuba yakizera uriya mugabo Rugema, kubera ko Rugema akomeje kugenda atungurana, akomeje kugenda azana ibindi bintu bitari ngombwa, kubera ko noneho Fabiola amaze kuba yamenya ko mama Iribagiza akiriho kandi afite n'umwana ariwe bita Bruno. Noneho yamaze kuba yabimenya neza. Emile uriya mwana ukora hariya kwa Cyusa Fisto, mwamaze kuba mwabona ko amaze kuba yazana amakuru ku gihe, akabasha kuba yayaha uriya mwana w'umukobwa Fabiola kugira ngo abashe kuba yamenya. Rero uriya mwana Fisto we akomeje gukora akazi gasanzwe anekera Fabiola ndetse na Nyiranambara, ariko Fabiola ntabwo agishaka ko uriya mwana Fisto yagumya azana amakuru ngo aba yabwire Nyiranambara cyangwa ngo undi muntu, ngo ahubwo niwe ugomba kuba wamenya inkuru wenyine. Ni Fabiola ugomba kuba yamenya amakuru Fisto abazanye hano mwa runo rugo wenyine,
nta wundi muntu ashaka ko azajya amenya ayo makuru. Se mubona amaherezo ye araza kuba yaba yahe ukurikije byinshi cyane uri kugenda ubonamo hano muri ino filime. Rero icyo ngusaba no gukanda subscribe hano kuri ino channel nimba tubashije kuba twajyana hano kuba no munota tukiri kumwe. Waba ufite n'ibitekerezo ushaka kuba watanga ukajyaho hasi muri comment ukabasha kuba wabitugezaho kugira ngo tubashe kuba twagenda tubisoma, yuko bihari byinshi cyane tuba turi kugenda tugarukaho hano muri ino filime yacu Nsabe Umusaraba kuri episode bigiye kuba yakurikira, kandi ni ibintu biba bikomeje kuba byagenda binezeza abantu benshi babasha kugenda badukurikira umunsi ku munsi. Se iyi filime yaba ikwigisha iki, yaba igusigira irihe somo? Kubera ko haba hatambutsemo amasomo menshi kandi abasha kugenda ashimisha abantu umunsi ku munsi. Rero ni ibyishimo gusa kuri ino nshuro kuri ino filime yacu Nsabe Umusaraba ku bantu babashe kuba bayireba uno munsi. Ibintu byabashe kuba byagenda bigaragaramo byari ibintu byiza cyane, byari biri gutanga inyigisho nziza. Nubwo tumaze kuba twabona ko uriya mu diaspora, uriya musore ushaka Anita we ngo azemera kuba yamena n'amaraso kugira ngo abashe kuba yakegukana uriya mukobwa Anita, uri kumva nta kindi kintu bagambiriye, nta kindi kintu uriya musore agambiriye, kubera ko afatanyije na Nyiranambara, kandi twaramaze kubona ko Nyiranambara nawe ari umuntu w'umugome utabasha kuba wareba kure, utabasha kuba yakifuriza umwana we ibintu byiza, kubera ko umwana we yahisemo amahitamo ye, ariko bashaka kuba bamushingira umuntu bakurikiye amafaranga badakurikiye urukundo umwana wabo yaba akunzwe. Rero umwana wabo Anita we akomeje kuba yakinangira umutima ngo azakomeza kuba yakikundira Emile, umwana w'umunyacyaro, umwana muha urukundo nyarwo, umwana babasha kuba bakundana bya nyabyo, atari ibintu byo kubeshya, atari ibintu byo kuba baryaryana, ahubwo gukurikira amafaranga ngo yakurikira urukundo nyarwo, kubera ko urukundo nyarwo nirwo rubasha kuba rwamuha amahoro. Rero uri kumva ko Anita yakoze amahitamo meza. Ni isomo rikomeye cyane hano muri ino filime Nsabe Umusaraba. Se wowe ni irihe somo waba wakuyemo ukurikije ibintu wagiye ubonamo? Rero nimba ufite ibitekerezo ushaka kuba watugezaho n'ibindi ushaka ko wifuza ko biraza kuba byaza muri filime Nsabe Umusaraba episode igiye kuba yasohoka, jya hasi muri comment ubashe kuba wabyandika witonze, ubashe kuba wabitugezaho kugira ngo tubashe kuba twabisoma. Kandi nimba hari n'inama ushaka kuba wakira umuntu hano muri ino filime Nsabe Umusaraba, ibitekerezo byanyu nawe hasi muri comment, yuko comment zirafunguye kugira ngo mubashe kuba mwatanga ibitekerezo byanyu. Kandi nimba hari umuntu ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe akaba akiri kuribona n'abanze arikandeho, kugira ngo tuzajye dukomeza kugenda tubana ibintu bimeze neza, ibintu ari ibyishimo gusa, yuko muba mutweretse ko tuba turi kumwe n'abantu baba babashe kuba bagenda badukurikira, tukabasha kuba twagerana kuri uno munota tukiri kumwe. Mwibutsa ko wowe wamaze kuba wakanda subscribe kuri ino channel uri umuntu w'agaciro, uri umuntu w'ingirakamaro, uri umuntu ukomeye, uri umuntu ukwiye kuba washimirwa. Kandi nimba unizera Imana ko ikora ibitangaza kandi igahindura ibintu, ikaba yaguhindura ubuzima uyu munsi urimo, ejo ukisanga mu bundi buzima bwiza, ujya aho hasi muri comment wandikemo amena, kugira ngo dukomeze kugenda dukora umurimo w'Imana kandi tubifatanya n'iby'isi, tubasha kuba twakishimisha. Rero ciao turaza kuba twasubira muri episode igiye kuba yaza mu kanya, tureba ibyari byo ibiraza kuba byakurikira. Kandi ntiwibagirwe gukanda kuri iryo jambo ryanditseho subscribe nyaboneka, nimba urimo uraribona, nimba nawe waramaze kuba warikandaho, uri umuntu w'agaciro, ukande kuri like, nurangiza utange ibitekerezo byawe kugira ngo tuzajye dukomeza kugenda tubana ibintu bimeze neza. Imana ibahe umugisha buri muntu wese tubashiye kuba twagerana hano kuri uno munota. Ciao turaza kuba twasubira mu kanya.